ikibazo dufite ntitwigishije abantu kuba abana, twabigishije kuba abantu b'Imana. We don't train people to be a son. We train to be children of God. Niyo mpamvu igitondo kimwe abyuka akiba ikanisa. That's why one morning they will steal church from you. Nta mwana wibase. There is no son who will steal from his own father. Ikindi, The other thing, itorero a church Imana yaguhaye, God has given ni to wewe you. nyiraryo, ugomba kwigisha umunsi ku wundi. Urushe niho ubumuntu. Nta muntu uvuga ngo ariko ngize iminsi ntiyigisha wa. You are the pastor, you Jya have to gushaka iyo preach. wigisha, aha ni njyewe. You have to preach by yourself. No one else is supposed to preach. Iyo You alone nguhaye- are supposed to preach. iyo nguhaye ngo wigishe, ugomba kumenya ko ari ubuntu nakugiriye. When I give you to preach, you have to know it's a grace among other grace that I have Kandi given to you. uhageze mbere y'uko uvuga ko Imana yambuye, ugomba kubanza gushima. Ndashimira Imana ko apotre yanyizeye. Ugomba kumvuga, ni njye wahagukiza. Nutamvuga urandwanya. You have to mention that I thank God who given this opportunity, and then I thank Apostle who trusted me to give None this se pulpit. iyo ntagushira uba wahageze. If I don't put you there to the pulpit, no one Ugomba else can. kumvuga kandi ukansengera. Ni njye so. You have Nta to wundi pray so. for me as your father, and truly no one else you know. Ikindi ni ugomba kuzutanga nk'uko Gitwaza yavuze, nk'uko papa yavuze. And you have to Uranyita start Gitwaza, as ni my Gitwaza father wawe, ndi so. said. I am your father spiritually. Uramvuga izina. Yesu Don't say- ntiyigeze avuga ngo Imana, yavuga ngo data. Jesus never mentioned the God's name. He said Father. Igihe cyose nguko data yavuze. Every time he say, as Father said. Umunsi yavuze Imana, The only time he said ni God, umunsi yabasubiriyemo amategeko, aravuga ngo uzumvira Imana. he said, Ariko yarimo arefera